imva yararangaye, Yesu arazuka. Bari bazi ko yaboreyemo, bari bazi ko byarangiye. Uyu munsi rero nawe hari abantu bazi ngo byararangiye ku buzima bwawe. Hari abantu babona uri mu kibazo, hari abantu babona uri mu bigeragezo, hari abantu babonye uri mu makuba, hari abantu babonye ubukwe bwawe bupfa inshuro zirenze enye. Reka nkubwire, niba ushaka we bupfuye inshuro zirenze 5, nushaka uba uri kuburana imanza zikomeye, nushaka ube nta kazi ufite warirukanwe, ndagira ngo nkubwire uyu munsi ijambo ry'Imana intumye ku buzima bwawe cyangwa se ku mibereho yawe. Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Nongere mbisubiremo, Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Mukobwa urimo urandeba, musore urimo urandeba, Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi. Niba unkunda unkundira Imana, Haleluya. Niba unkunda unkundira Imana, abarokore. Niba unkunda unkundira Imana, ubivuge. Niba unkunda unkundira Imana, nkundira Imana. Nkundira Imana yo, nkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana yo. Niba unkunda unkundira Imana, Haleluya. Niba unkunda unkundira Imana, nukuri. Niba unkunda unkundira Imana, nkundira Imana, nkundira Imana yo, nkundira Imana. Niba unkunda unkundira Imana. Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nguhaye ikaze rero hano kuri YouTube, nguhaye ikaze hano kuri Team of God TV. Wahisemo neza gukora subscribe hano. Imana yo mu ijuru ibashe kuguha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibashe kukwishimira. Ngewe rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Prophet Alex. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni Team of God TV. Aha niho wabonera ubuhamya bwiza, ubuhamya buruhura imitima. Aha niho wabonera imbaraga z'umwuka wera, kuko twebwe dutangirira mu mwuka tugasoreza mu mwuka. Nyemerera rero uyu munsi imbaraga z'Imana ziyerekane ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana ziyerekane ku mibereho yawe. Ntabwo ushaka kugutindira uyu munsi, ndashaka gukoresha iminota mike, ni mike cyane, ariko iyo minota mike yankoresha nyemerera Imana iba imaze kuganira nawe cyangwa se uwo maze kumva icyo Imana ivugana nawe. Uyu munsi rero n'ubuhanuzi bukomeye, n'ubuhanuzi butoroshye, n'ubuhanuzi rwose buri wese agomba gutega amatwi akumva. Nta nubwo ndi bukoresha amagambo menshi. Ndagira ngo rero nkubwire, nkwibutse ikorase ndimo ndavuga ngo niba unkunda unkundira Imana. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ukwiye gukunda ngewe ureba gutya. No. Kunda Imana indimo, kubera ko Yesu aramutse atandimo nta kintu na kimwe naba ndicyo. Nuko mvuga, nukubona ndi gusa, nukubona ndi kuvuga, ntabwo wabibona, kuko Yesu amvuyemo ngewe ubuzima bwanjye bwaba burangiye, nanjye nahita nzima. Ibyo mfite byose, ibyo ntunze byose, reka mbikubwire, ibyo ntunze byose ari abankunda, ari nanjye nabo nkunda, ari n'ibindi byose ubona naba mfite hano kuri iyi si, byose ni ukubera Imana indimo, ni ukubera Kristo ndimo. Rero niba unkunda nkundira Imana, kuko ndakwifuriza ibyiza. Ntabwo nifuza kuzabona ubwami bw'ijuru njyenyine. Niyo mpamvu nze kugutangariza zino nkuru, niyo mpamvu mpora nkubwira urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, ku mibereho yawe. Mu itorero cyangwa se aho ujya wabwiwe amagambo menshi cyane. Hari ukuntu babidefinisa, ugasanga barabidefinisa ngo wowe ngo kubunywa inzoga, ngo wowe ngo kubura umusambanyi, ngo wowe kubura iki. Reka nkubwire, nubwo uri umunyabyaha Imana iragukunda. Uzi impamvu? Yesu aje gupfira abanyabyaha, akora ibintu byinshi kubera abanyabyaha. Reka nkubwire, Yesu nta nubwo yarayobewe yuko yareka ukarimbuka. Ese Yesu ataretse ngo urimbuke kirya gihe aza kutubambirwa ku musaraba? Uyu munsi niho yareka ukarimbuka, kandi yaramaze kugutangira amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uzi ikintu ahubwo wowe usabwa? Reka amaso y'abantu, reka baguca intege ngo Imana ntigukunda, reka baguca intege ngo Yesu ntazagutabara, ntazakugirira neza. Ahubwo ijya usabwa nta kindi, ni uko umwizera. Izere Yesu ahindura ibyanze guhinduka. Izere Yesu akura mu bupfubyi. Izere Yesu akura mu bupfakazi. Izere Yesu ajya yambika abantu batambaye. Izere Yesu ajya afata imanza zitabera akaba ari wazica. Izere Yesu kubera ko ajya atanga amahoro mu mutima mu gihe ufite agahinda gakabije bita depression. Reka nkubwire, hari byinshi byakubabaje, ariko ibyo byose byakubabaje ntago birusha imbaraga Yesu, ntago birusha ubunini ijambo ry'Imana.
uyu munsi rero unyemerere ubutware bw'Imana n'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Imana zize ku buzima bwawe cyangwa se zize ku mibereho yawe. Ariko nk'uko nabikubwiye, reka twihute mbanze ngusomere icyanditswe. Uyu munsi reka ngusomere icyanditswe kigaragara mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 26 umurongo waho wa 39. Niwo nsoma wonyine, ubundi nkagaruka dusengana Imana, nkagaruka ngusengera Imana maze kukubwira ubuhanuzi Imana yampaye cyangwa se icyo Imana yampaye ngo mbashe kukugezaho uyu munsi. Ndakwishimiye kandi n'Imana irakwishimiye. Reka dusome. Haranditswe ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 19, umurongo wa 39 haranditswe ngo, yigira imbere ho gato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Imana ishimwe cyane. Yesu yari arimo arasenga. Umaze gusoma kino gitabo, kuko umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Yesu yari ari kumwe n'abigishwa ajya gusenga mu gashyamba k'i Getsemani. Reka nkubwire, Yesu yagiye kwiherera. Uzi impamvu? Abo bari bari kumwe bose nta n'umwe yari afite amaso yo kureba yuko umwana w'umuntu arimo aragambanirwa. Yesu yari abizi ko ari kugambanirwa mu mwanya ari bugezwe imbere y'urukiko, imbere y'intebe y'imanza, barimo baramucira urwa Pilato kugira ngo abashe kubambwa. Kandi wibuke, yari agiye kubambwa azira icyaha atakoze, yari agiye kuzira icyaha watigeze akora na kimwe. Reka nkubwire, ibyaha byose urimo urakora, ibyaha byose wari urimo, amarira n'ibiki byose, yarabambwe, abambirwa ubujura, abambirwa ubusamba, abambirwa ubusambanyi, abambirwa ibintu byinshi cyane atigeze akora ataranabizi. Ariko we yari yemeye, umutima wiwe ngo wari wemeye. Bibiliya niko itubwira, umutima wiwe wari wemeye kunywa kuri icyo gikombe, wari wemeye, umutima we wari wakiriye yuko icyo gikombe ari bukinyweho, kubera yuko yari yaje mu isi aje gucungura wowe, njyewe, nawe, abavandimwe bawe. Ndagira ngo nkubwire rero icyiza cy'Imana uyu munsi, ndagira ngo nkubwire urukundo rw'Imana uyu munsi ku buzima bwawe cyangwa se ku mibereho yawe, n'ubuhanuzi Imana yantumye kugira ngo nze mbukugezeho. Reka nkubwire, Yesu hano yaragiye arasenga, araza bisubiramo inshuro 3 asaba Imana yuko iki gikombe cyamurenga, kuko we nyuma yo kubambwa, ikibazo ntago kwari ukubambwa kwa Yesu. Nusoma kino gitabo neza, Yesu ntabwo yari atinye kubambwa, ahubwo abantu benshi ku musozi bari bamo baramukoba, abona nta numwe amufitiye impuhwe, abona nta numwe wo kumukiza, ahubwo bose bari guharanira yuko umwana w'Imana ari bubambwe, bose bari guharanira yuko umwana w'Imana ari bubabazwe. None haravuga ngo umutima wo uremeye, ariko umubiri wo ntabwo uri kubyemera. Umubiri, uzi impamvu? Umubiri wari uri gutengurwa, umubiri wari unaniwe, umubiri wari ucitse intege wa Yesu. Uzi impamvu? Ku mubiri niho bateraguye ya mahwa, ku mubiri wa Yesu niho bateraguye za nkota, ku mubiri wa Yesu niho bateraguye ya mabuye, ku mubiri wa Yesu niho bamennye za nzoga bazimera mu bikomere, za vino bafata za rukoro zose bazimera mu bikomere. Ku mubiri wa Yesu niho hari kubabazwa, ku mubiri wa Yesu niho hari hagiye kujya ubwambure bukajya hanze. Mana ishimwe cyane. Relevo sini navu desatu kerelevo mini destaya relevo sini navu. Mana ishimwe cyane. Uyu munsi nje kukubwira ubuhanuzi bukomeye kuri wowe. Yesu nyuma yo kubambwa yarabizi neza yuko ari buhure n'urupfu rukamufata bakamumanura mu mva, ariko niyo mpamvu yaravuze ngo uyu mubiri Imana, kubera ko ndi kuwujyana imbere bikanga, ndi kuwujyana kugira ngo nkushoboze urusheho kugira imbaraga, nawe wizere nk'umutima, nawe ukunde ko ndi bubambirwe umwana w'umuntu, nkabona uranze uyu mubiri, umbabarire kino gikombe kindenge, bibe uko ushaka kindenge, njyewe niba bishoboka kindenge, uyu mubiri ntutume ntabasha gutsinda urupfu, kuko Yesu yari abizi neza yuko atari buhere mu mva, yari abizi neza yuko ari butsinde urupfu. Uyu mubiri umbabarire Mana, ushoboze ukomeze umpa imbaraga, kuko wowe uri gucika intege, umutima wowe urakunze ariko umubiri uranze. None Mana, uyu mubiri mfite ntuze gutuma ntacungura umwana w'umuntu, ntuze gutuma ntanesha urupfu. Umva rero intambara yabaye. Imana ishimwe cyane. Yesu yarabambwe koko uko yabisabye Imana. Amaze kubambwa ageze mu mva, ngo imva yararangaye, nyuma y'iminsi 3 imva yararangaye, Yesu arazuka. Bari bazi ko yaboreyemo, bari bazi ko byarangiye.
uyu munsi rero nawe hari abantu bazi ngo byararangiye ku buzima bwawe, hari abantu babona uri mu kibazo, hari abantu babona uri mu bigeragezo, hari abantu babonye uri mu makuba, hari abantu babonye ubukwe bwawe bupfa inshuro zirenze enye. Reka nkubwire, niba ushaka we bupfuye inshuro zirenze 5, nushaka uba uri kuburana imanza zikomeye, nushaka ube nta kazi ufite warirukanwe, ndagira ngo nkubwire uyu munsi ijambo ry'Imana intumye ku buzima bwawe cyangwa se ku mibereho yawe. Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe, Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Nongere mbisubiremo, Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Mukobwa urimo urandeba, musore urimo urandeba, Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Ese wari ubizi? Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Yesu ntabwo yasebye kubera ko urupfu rwari ruzi ngo ruzamugumana. Uyu munsi urabizi neza nawe, ufite ubwoba ko nta kazi ufite ubwoba ko uzaseba kubera kwicwa n'inzara, ufite ubwoba yuko uzaseba bakagutereza cyamunara kubera ko uri kubona amadeni urimo ni menshi cyane, uri kubona ibibazo byakurenze, wabuze na kimwe warebamo, wabuze na kimwe watekereza ngo uvuge ngo Mana, ko ndeba nta muvandimwe mfite, ko ndeba nta nshuti mfite ku ruhande, ninde ari bunkure muri ibi bibazo? Ndagira ngo nkubwire ngo uretse no kubona yo wishyura inzu, uretse no kuba ugumye mu bukode, Imana ifite amazu menshi. Imana ni umugisha ku buzima bwawe, Imana ni imibereho ku buzima bwawe. Icyo usabwa gusa ni ukumwizera. Izere Yesu ko ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe, izere Yesu ko yakuneshereza, izere Yesu. Uri gutegura ubukwe, uri kubona wowe ubwawe uri gutegura ubukwe, ariko wareba ukabona nta mafaranga ahari, ugakora imibare ukareba ukabona fagitire ni ndende, ukareba ukabona hadaserutse Imana, waseba. Ariko uyu munsi Imana ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Imana igukijije ubwo burwayi, Imana igukoreye ubukwe bose bahari, Imana iguhaye akazi bose bahari, Imana iguhaye diplome bose bahari, Imana ihesheje agaciro imirimo yawe cyangwa se ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe bose bahari, Imana itanze amahoro mu rugo iwawe bose bahari. Ikurinze gusebera imbere y'abanzi bawe. Abanzi bawe ni abahe? Abanzi bawe nabo mwegeranye bazi ibibazo byawe, abanzi bawe nabo bazi yuko uri mu manza, nabo ngabo bataza ngo baguhamirize, ngo bakuburanire igihe uri mu makuba, igihe uri mu bibazo. Nabo ngabo utabwira ngo ndasumbirijwe n'imyenda, ndasumbirijwe n'amadeni, nimumfashe. Ahubwo bose bahagaze ku misozi kugira ngo barebe yuko ubambwa. Bose barimo baravuga ngo nubambwe. Ariko igisebo cy'uyu munsi ntabwo kiri bubeho. Imana iragutabara bahari, Imana iragutabara babona, Imana iragutabara bumva. Reka ngusengera Imana wowe twabanye muri ubuhanuzi bw'uyu munsi, reka ngusengera Imana wowe twabanye muri rivuga butumwa ry'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Reka ngusengera Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze icyubahiro n'icyawe. Sengeye buri wese mwami Imana twabanye kuri uyu musozi wa Team of God TV, yakurikiranye buno buhanuzi bwawe. Ineza yawe niyamamare, igitinyiro cyane kimubeho, amaboko yawe n'imbabazi zawe nizimubeho. Murinde gusebera imbere y'abanzi biwe uno mukobwa, murinde gusebera imbere y'abanzi biwe uno musore, murinde gusebera imbere y'abanzi biwe uyu mupapa n'uyu mumama, murinde gusebera imbere y'abanzi biwe umuntu wese uri ku musozi ategereje ijwi ryawe. Mu izina ryawe gera Kristo, ijwi ryawe rirenga rijya ribasha kuvuga, buri wese akaryumva rikumvikana, buri wese rero basha kumuvugisha mu cyiciro arimo. Kuko namaze kumenya neza ko ntabwo ugendera kuri kavukire y'umuntu, ntabwo ugendera ku mashuri afite, ntabwo ugendera ku buranga, ntabwo ugendera ku byaha. Nibyo yaraguye ariko ntiyasubiye inyuma, kugwa kwiwe azabyuka. Ariko mwami, ijambo ryawe ryatubwiye ko wanga abantu basubira inyuma, kuko wasubiye inyuma aba yakwihakanye akagenda agakeza ibindi bigirwamana. Ariko uyu munsi uri kumva rino jambo rya cyangwa se umvishe buno buhanuzi bwawe, yaraguye ariko ntabwo yasubiye inyuma. Byutsa abaguye, byutsa mwami Imana batakikwiringiye, byutsa abacitse intege ku murimo wawe, byutsa abacitse intege kutagikora, kudakikiza indwara. Abo ngabo batabare kandi ubatabaze ubwiza bwawe, ubatabaze neza yawe. Relevo sini na vudesta, ineza yawe niyamamare, igitinyiro cyane n'igikundiro kibashe kubabaho. Urakoze mwami, ndagushimiye, mbisabye nizeye, amen. Mana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ndagira ngo ngusabe, niba twabanye neza kandi niba unkunda, niba wumvishe buno buhanuzi bugufashije, niba wumvishe rino jambo rigufashije, ndagira ngo ngusabe uragenda ukande like, usige na comment, ubundi na sharing. Ni ukuri ibi bintu birafasha, bituma nanjye mpora ndushaho gukora umurimo wayo cyangwa se w'Imana, bigatuma nanjye mpora ndushaho guhagarara hano kuri aka gatuti kugira ngo nkubwire iby'Imana.
shalom shalom, ndagukunda cyane.